ukiri muto yabyiteho. Ijwi ryiza rifite ubuhanga n'umwuka w'Imana. Bene Data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mureke dusenge. Data twese uri mu ijuru, waturinze kugeza aka kanya tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Data twese waturinze ariko sigakeye kuba akanya nta gikuba cyaducitsemo, ni uko ari ubuntu bwawe. Data mwiza, tugiye kumva ijambo ry'Imana muzi ikara ku munwa ngiye kuvuga bibasha kuba byagira umuntu akamaro mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndabaza buri wese uri muri twe iki kibazo gikomeye kiboneka muri Yeremiya igice cya 3:13 kivuga ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Mbese uri mu nzira Uwiteka agushakamo? Uyu munsi nategekeshwa ngo mbese uri mu nzira Uwiteka agushakamo? Kuko hari inzira nyinshi umuntu ashobora kugendamo, ariko zose Uwiteka azagendamo. Imigani igice cya 11:12. Hariho inzira itunganye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Buri munsi tugenda tugira ibyo dukora, dufata ibyemezo, ariko hari ikibazo gikomeye. Ese ibyo dukora biri mu bushake bw'Imana? Ese inzira turimo niyo Uwiteka yatugambiriye cyangwa ni iyacu twihimbiye? Inzira ebyiri. Ijwi ry'umuvugabutumwa rikomeza rihanangiriza abantu gusuzuma imitima yabo. Yesu yavuze muri Matayo igice cya 7:12 kugeza ku 14 ndetse 15, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari ni inzira ijyana abantu mu kurimbuka, ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri bazana nk'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, irahurije kandi abayinyuramo ni bake. Muzamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto ku mutini ku gitovu? Matayo 17:17. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Matayo 7:18. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Matayo 7:19. Iki giti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikashukunywa mu muriro. Matayo 7:21. Umuntu wese ubwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Matayo 7:22. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Bavandimwe, hari inzira ebyiri mu isi: inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Inzira y'ubugingo ni iyo kwizera, ni inzira yicisha bugufi, isaba kwiyanga no kugendera mu ijambo ry'Imana. Ariko inzira y'urupfu yo igarutse ni ishimisha umubiri, ariko iherezo ryayo ni kurimbuka. Uyu munsi Uwiteka arasubiza atubaza ati ni iyihe nzira urimo? Ugendana ninde? Uri ku ruhande rwande? Kuko uwagendereye atayobe n'umwuka ashobora kumva yageze kure kandi ari kure y'Imana. Uburyo bwo kumenya aho uhagaze. Ijwi riragwa mu mwuka w'imbabazi risobanura neza ibimenyetso 5 bigaragaza umuntu uri mu nzira Uwiteka ashakamo. Afite umutima wicisha bugufi. Yakobo 4:6 aravuga ati Imana irwanya abibone, ariko
ikaha abicisha bugufi ubuntu bwayo. Yemera kwigishwa n'ijambo ry'Imana, ntashaka kubaho ibitekerezo bye, ahubwo atanga umutima we ugengwa Umwuka Wera amuyoboremo. Atembera mu mwuka atari mu mubiri. Abaroma igice cya 8:1 haravuga ko abari muri Kristo Yesu batembera mu mwuka si mu mubiri. Abafite umutima w'urukundo n'imbabazi. Yohana 4:7-8 iravuga iti ukunda amenya Imana kuko Imana ari urukundo. 5. Yubaha amasezerano y'Imana iyo avuga ati ndakurikira Uwiteka ababikora kugeza ku iherezo. Inzira y'Imana si inzira yoroshye. Bavandimwe, inzira y'Imana si neza gusa, ni inzira yo guterwa amashyi, ahubwo ni inzira yo kwihangana. Yesu ubwe yaravuze ati mu isi muzagira imibabaro, ariko nimugumye mumeze nk'uko narutsinze isi. Yohana 3:33. Kumenya ko uri mu nzira Uwiteka gushakamo bisaba kwitanga, kwiyanga, kureka iby'isi bishukana, kwemera guca mu bigeragezo n'imibabaro. Ariko hari isezerano Zaburi ya 13:11 rivuga iti uzanyerekana inzira y'ubugingo, imbere yawe hari umunezero udashira. Isomo rya mbere ni intambara ikomeye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye twigamo ko mu imperuka Satani yashinze ibishuko byinshi mu nzira y'abantu, yereka abantu ibyiza by'isi, amafaranga, icyubahiro, imirimo, ariko byose bigamije kubatandukanya n'inzira y'ukuri. Ariko abari mu nzira y'ukuri barasenga, bakanarwanya umwijima, kandi Umwuka Wera abarwanirira. Yesaya 33:21 iravuga iti amaso yawe azumva ijwi rivuga riti iyi niyo nzira muyigendemo. Iyo wumva ijwi rivuga mu mutima wawe rikumvikanisha ukuri, ujye ukurikira kuko ari Imana ikuyobora. Isomo rya kabiri, uwifuzwa ibihe byose. Yesu Kristo ni uwifuzwa ibihe byose, ni we mwungeri w'umukristo uri mu nzira. Iyo abandi bose baguhindukiye, Yesu ntiyagusiga, arakubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, sinzagusiga, sinzanagutererana. Yesaya 40:10. Iyo wambaye Kristo ntugenda wenyine, hari umugenzi uhorana nawe, ni Yesu Kristo wifuzwa ibihe byose. Isomo rya gatatu, intambwe z'umukristo. Pawulo yavuze ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze kwizera. Kwa Timoteyo igice cya 4:7. Bavandimwe, inzira y'Imana ni urugendo rwo guhora utsinda icyaha, utsinda ubwoba, utsinda uburyarya, ukomeza kwiyegurira Imana kugeza ku munsi w'imperuka. Inzira itayoborwa n'Imana. Hari abantu benshi bafite ubuzima bwiza, ibikorwa byinshi, ariko batayoborwa n'Imana. Bibwira ko bariho kuyoborwa n'ubwenge bwabo, ariko mu by'ukuri bari kure y'Umwuka w'Imana. Bafata ibyemezo batabanje gusenga, batabanje kubaza Uwiteka, bikaviramo kugwa. Ariko Uwiteka muri Ibyahishuwe 3:20 avuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, numva ijwi ryanjye akanyingurira ndinjira iwe turaryamana. Uyu munsi Yesu arakomanga ku rugi rw'umutima wawe, aravuga ati garuka mu nzira yawe kuko ndagukunda. Guhindurwa n'umwuka. Kugira ngo ugende mu nzu Uwiteka gushakamo, ugomba kwemera guhinduka n'Umwuka Wera. Umwuka ni we utuma umutima wawe uhinduka, ni we utuma ukunda ukuri, ni we ugutandukanya n'iby'isi. Pawulo yaravuze ati ntimukagire ishusho y'isi, ahubwo muhindurwe mushya mu bwenge. Abaroma 10:2. Gusozwa bene data, uyu munsi Imana iratubaza mbese uri mu nzira ushakamo? Mbese aho uhagaze niho mwifuje kugusanga?
niba waratanye garuka, Yesu aragutegereje. Ntimukabe nka Loti n'umugore we barebye ibyuma, ahubwo muyoboke inzira y'ubugingo, kuko Yesu aracyavuga ati ni jye nzira y'ukuri n'ubugingo. Yohana 14:6. Mureke dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Twagiye mu nzira zacu, ariko uyu munsi turagarutse. Turagusaba utwereke inzira yawe, utuyobore mu mucyo wawe, duhindure imitima, duha umwuka wawe, uduharanire kugira ngo twirinde gutakaza inzira y'ukuri. Mwami Yesu, twandika mu gitabo cy'ubugingo, kandi utume tugendera mu nzira yo kugera ku bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Angurure cyane n'abakureba